nongeye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 16 Ukuboza turazirikana Mutagatifu Adelayida. Muri kumwe na Dusenge Gilbert naho mukana. Nkuko nari mbibabwiye, none tariki 16 Ukuboza turazirikana Mutagatifu Adelayida. Adelayida amaze kuzuza imyaka 16 avutse, yakingiranywe n'umwami w'Ubutaliyani. Ntibyatinze, hashize imyaka 3 gusa arapfaka, umugabo we yicwa n'uwashakaga kumuzungura ku ngoma. Adelayida arafatwa arafungwa ndetse hafi yo kwicwa, nuko agira amahirwe cyakora ashobora guhunga. Aho umwami w'Ubudage Otto amenye amagorwa ye aza kumushaka aramutabara, ndetse na nyuma barasezerana kuko nawe yari yarapfushije umugore. Umwami Otto amaze gutanga, Adelayida niwe wasigaye ku ngoma. Adelayida yaje kugira ishavu ryinshi kubera ko nyuma baje kuza kumuteranya n'umuhungu we, nyamara byose abasha kubyihanganira akabituranya Nyagasani. Yari umubyeyi ukunda abakene, igihe cyose agahora azirikana icyatabara indushyi. Adelayida yubakishije ikigo cy'abihaye Imana, ari naho yapfira afite imyaka 68 y'amavuko. Bonereho no kwifuriza umunsi mukuru mwebwe mwese muhimbaza Mutagatifu Adelayida. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Mutagatifu Adelayida, bidusabire. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe.